Ujya utekereza uko wakora content hano kuri YouTube channel nawe ukitwa umu content creator, niba ufite iyo itekerezo muri iyi video uri mu murongo mwiza. Muri iyi video nje kubereka ibanga ryishe mu gufungura umuyoboro wa YouTube channel, aho ushobora kuba wabyaza amafaranga biciye mu gushyiraho video zawe cyangwa se ibihangano, nawe YouTube ikaba yatangira kuguhemba buri kwezi. Iyi video yacu irimo ibice bitatu. Igice cya mbere ndabereka ibisabwa kugira ngo ube wafungura iyo YouTube channel ishobora kuzaguhembera views cyangwa se video zabo uploaded. Igice cya kabiri ndabereka uko wakora design ya channel yawe kugira ngo ibashe kugaragara neza ndetse na YouTube ibashe kuba yayimenya kugira ngo iri commanding abantu kuba bareba ibihangano byawe washyizeho. Igice cya gatatu ndabereka uko wahitamo igihugu cyemewe na monetization ya YouTube, haba muri Amerika, mu Bwongereza cyangwa biriya bihugu byateye imbere hariya YouTube nyine yahaye monetization. Ariko mbere yuko utangira, liking video, kore subscribe niba utarayikora, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubona video nshya mu bambere. Tudateze mu bintu byinshi rero, reka utangire nkwereke n'igice cya mbere ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wafungura YouTube channel. Mbere na mbere uraba ufite application ya YouTube channel, none ikindi kintu cya mbere biri bugusabe urakereya email nshyashya itandukanye na email wari usanzwe ukoresha hano kuri YouTube. Ibyo rero no birangiza urafungura YouTube channel nka gutya, noneho barahita bakugeza kuri dashboard imeze gutya. None ikintu uri bukore, uraza urebe hano hantu handitse you, uhakirike. Ukimara kuhabona ahantu rero handitse you urahakirika, noneho bakwereka ahantu handitse create channel uraza uhakande, kubera ko ari email nshyashya uraba ugiye gukoresha kugira ngo iyi channel yawe izabe iba recommended cyangwa izabashe kuba ya performinga neza bitandukanye niyo wari ufite. Noneho hano rero icyo bari bukwereke kubera iraba ari nshyashya, urabona hano hantu handitse create channel, urakirika kuri create channel. Ukimara gukereya kuri create channel rero bari buhita bakubwira ngo channel yawe yabaye created. Noneho hano urabona ko hano kuri you wongera uhakirike. Noneho ikintu uri buze wowe ukore, uraza urebe hano hantu handitse view channel. Nukirika hano hantu handitse view channel rero bari buhita bakwereka ahantu ho gukereya video cyangwa kuba wakereya content. Noneho bakwereke n'ahantu analytic. Noneho uraza hano hantu handitse edit channel uraza uhakande. Noneho hano rero nujya muri edit channel hari ibintu bibiri uri bwitondere. Hano hari ahantu izina ryawe uzitwa kuri YouTube na handle yawe na link yawe ndetse na description. Hano hari description urahashyira ibintu uzajya ukora. Niba ukora documentary uri buvuge ko uzajya ukora documentary, uvuge niba uzajya ukora ku buzima. Noneho hano hari tubona link ya channel yawe. Noneho hano handle ni rya zina ryawe rya nyaryo utandukaniyeho n'abandi hano kuri YouTube. Noneho name naryo byaba byiza uje kuba wayihuza na handle yawe. Noneho reka tugerageze nka hando duhindure. Hano urabona ko hari Javen official. Reka dushyiremo ibitabo TV. Ibitabo TV rero hano uri kubona ko bari kutubwira ko hari nenda. Reka twebwe twandike igitabo TV. Nanone turebe hano bararodinga kugira ngo barebe ko nta wundi muntu ufite iryo zina. Noneho hano numara kubona ko igitabo TV rikunda, uraza ukirike hano hantu handitse save. Noneho uze hano kuri name naho wandike igitabo TV. Turagerageza kwihuta kugira ngo video itaza kuba ndende cyane. Igitabo TV, noneho ukirike save. Noneho rero numara gukirika save urabona ko ibintu urabusa naho ubirangije. Hano muri description nenda hano uraza uvuga ati dukora documentary. Nushaka uhita usavinga we, biraterwa n'ibyo uraba ugiye gukora kuri iyo channel. Noneho ikiraba gisigaye rero nukuzuza uno mwanya ubura hano, gushyiramo ifoto ndetse no kuba washyiramo banner ya YouTube yawe. Noneho urugero hano nituza tugasacinga nka channel yacu bita Habuwize Tech Burayizi ni channel yacu imaze kuzamuka. Noneho tukaza tugasacinga. Dutegereze gatoya. Noneho tujya hano kuri view channel. Tegereze gatoya, ni network zari zibuze. Hano rero icyo dushaka kubereka ni uburyo iriya bana ngiye kubereka hano muri bushyire kuri channel yacu iraba imeze nk'iyi ngiyi. Noneho iyi profile yo ni ibisanzwe. Noneho tugiye gusubiza kuri ya channel yacu mbere ku buryo noneho urahita ubishyiraho. Nujya gushyiraho bana uraza urebe ahangaha hari aka kantu kaga kamera. Nujya gushyiraho profile uraza ushyira ahangaha. Nenda reka dushyireho kano kantu kaga profile. Urakandaho. Noneho bakugeze muri gare yawe. Nenda muri gare yacu twebwe reka duhitemo nenda ibitabo TV.
noneho uraza uhita ukora hano save profile picture. Aha utegereze gatoya, noneho nujya gushyiraho bana naho uraza ukirike ahangaha, naho bana yawe irahita ijyaho. Rero igice cya kabiri ngiye kubereka uburyo ushobora noneho gufata ya channel yawe ugacekinga niba iri mu Rwanda se cyangwa iri mu bindi bihugu, ariko icyiza nuko nakurikomandinga yuko iyi channel yawe uraza ukayishyira muri Amerika, muri United States cyangwa se muri biriya bihugu by'i Burayi, kugira ngo uzabashe kubona monetization. Aha noneho murabona ko iyi ari channel yacu dusanganywe dufite. Noneho wowe ikintu uraza ukore hano muri YouTube studio yawe, nayo ugomba kuri wi downloading ukinjizamo ino email yawe uraba ugiye gukoresha kuri YouTube. Noneho uraza urebe hano hejuru, numara kugera muri YouTube studio yawe, ahangaha kuri profile yawe uraza uhakande. Ukimara kuhakanda rero uri buhita ukanda hano hantu handitse switch account hano. Aha uhitemo ya email yawe nshyashya, noneho ya email yawe nshyashya urahita uyihitamo. Aha noneho urabona uburyo hano bari buhite bakwereka ko ino email yawe yamaze kuba created, nayo ifite YouTube channel. Noneho hano bahita bakwereka views ufite, urabona ko ari 0, watch time naho urabona ko ari 0 kubera ino channel yacu aribwo uri kuyitangira. Noneho wowe ikintu uri bukore uraza ukirike hano hantu handitse akantu k'idolari hano hepfo. Ahangaha urakabona kano kantu k'idolari, uraza ukirikeho. Aha noneho ikintu bari bukubwire hano, numara gukirikaho bari bukubwire ngo monetization is not available in your location. Noneho urabona ko nta kintu bari kukwereka hano. Noneho niyo mpamvu ngiye kukwereka uburyo urahita uza ugahindura location, ukaba wayishyira muri Canada, muri Amerika cyangwa muri United Kingdom cyangwa mu bihugu byemerewe monetization kuri YouTube. Ahangaha rero icyo uri bukore, uraza ukupe bino bintu byawe byose. None icyo uraza usabwe nanone ni ukuba ufite application yawe ya Chrome cyangwa Google. Reka dukoreshe Chrome. Utegereze Chrome, ariko nyaboneka niba urebye iyi video ukaba uyigejeje ahangaha rwose like, ukore subscribe ndetse utubwire no muri comment icyo tuzakubwiraho ubutaha. Aha Chrome yawe rero iri bufunguke gutya. None icyo uraza ukore, uraza usacinge YouTube studio dashboard gutya. Noneho urabona ko twebwe twayifunguye, uraza ukirikeho kuri YouTube studio dashboard. Aha uri butegereze. Ahangaha rero hari buhite haziramo ya channel yacu imaze gukura. Noneho duhite duswitchinga dushyiremo ya email kugira ngo nkwereke uburyo uri buhitemo location. Aha urategereza gatoya. Noneho ahangaha urabona ko bamaze kutwereka ya channel yacu ikora ibintu bya tech, ariyo yingiye muri kubonaho iyi video. Noneho ikintu wowe uri bukore, uraza urebe hano kantu kuri profile ukirikeho. Uraza ukirikeho. Noneho numara gukirikaho urategereza gatoya, urebe hano hantu handitse switch account. Noneho hano kuri switch account ndaba mfunzeho gato ntabereka email kuri YouTube bakaba bampa strike. Uhitamo ya email nshyashya. Noneho turategereza birodinge nayo dashboard yayo kuri Google cyangwa se kuri browser ibashe kuba yaza. Noneho hano bari bonsabe gukora continue. Aha continue ntegereze. Noneho nibimara kuza gutya urabona ko ari channel nshyashya rwose, urabona ko bihita bigaragara. Noneho wowe uraza ushake kano kantu ka setting hano hepfo, kano kantu ka setting. Noneho wowe uraza ugakirikeho. Aha utegereze. Noneho numara kugakirikaho uraza uhitemo hano hantu handitse channel. Noneho uraza ukirike kuri channel hano hepfo. Aha noneho ukimara gukirika kuri channel urahita ubona hano hantu handitse ngo country of resident. Uraza naho ukirikeho country of resident, uraza ukirikeho. Aha ukimara gukirikaho rero urabona ko bahise baguhereza urutonde rw'ibihugu byinshi cyane, za Romania, za Poland. Noneho ngendaza mpitemo United States hano. Urabona ko mpisemo United States. Uretse gato United States. Aha urabona ko ari ngiyi hano United States namaze kuyihitamo. Noneho wowe uraza uhita ukora hano handitse save. Kuri hano hantu handitse save. Noneho hano baratubwiye ngo setting yabaye saved. Icyo urakora rero kugira ngo video itaza kuba ndende, iyi ni part 1. Noneho nzabahana part 2 ibereka uburyo noneho bizaba bidesigninze 100% wayiverify wakoze ibindi bintu byose ku buryo nta muntu wayihakinga. Noneho icyo uraza ukore, uraza ugaruke muri ya YouTube studio yawe.
iyi ngiyi, noneho ufungure. Aha noneho urahita ubona ya dashboard. Noneho kugira ngo urebe ko byakoze, uraza hano handitse kano kamenyetso k'idolari, ukirikeho. Wow, urahita babona ko za features za monetization zose hano bamaze kuba baziguhereza, kandi niba twatangiranye utigeze wihutisha video, wabonye ko bari kutubwira ko YouTube yacu itemerewe kuba yagira gute yakora monetization. Noneho urabona ko hano hantu hama watch time, urabona tuno tuntu twose baguhaye kugira ngo uzabashe kuba tuno tuntu turi hano hasi twose no scrollinga utungutu, kugira ngo nutwuzuza noneho bazahita baguhereza hano hantu aho kuba wakaprayinga monetization. Rero nizera ko iyi video yaba yagufashije, tubwire muri comment, nawe ufungure YouTube channel nziza ishobora kuzajya iguhembera views, ariko nyaboneka ufungure n'inzogera kugira ngo video ya part 2 ya part 3 part 4 kugeza YouTube channel yacu by designed utazacikwa nayo.